Muraho neza ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Ndabasuhuje. Nk'uko mubibona kuri screen tugiye kubabwira ibintu bijyanye n'akazi nk'uko ubona hano handitseho ngo job in Rwanda. So rero icyo tugusaba ni ugukora subscribe kuri iyi channel y'abanyeshuri n'abantu bashaka akazi, mugakora like, comment na share kuri bagenzi banyu kugira ngo aya makuru abagereho. Rero nk'uko muri kubibona kuri screen, aka kazi kari gutangwa ni akazi k'ubukashiya. Ni akazi k'ubukashiya muri kampani bita Wina Rwanda. Turaje tubirebeho neza. Tugezemo hasi. Eh, dukomeze turebe. Job title ni cashier. Location ni hano mu Rwanda. Job type job type ni full time. Turi buze kubibona neza ko turi bugende tubisobanura hano. Hano muri job summary barakubwira ngo we are seeking dedicated cashiers to join our retail team. To deal candidate will manage cash transaction, place and verify tickets, and deliver exceptional customer services in fast-paced environment. Hano nk'uko muri kubyumva bari kukubwira ko bari gushaka abakozi babajoyininga kugira ngo bajye babafasha mu bijyanye na cash transaction. Cash transaction ni kumwe ukuntu umuntu ashobora kuba yatsinze yabetinze yariye, ukaba wamwishyura ayo mafaranga yaririye. Ndetse nawe ukajya turi buze kubibonamo hano hari gusabwamo ikintu bita computer skills, kuba ufite ubumenyi runaka bwo kuba nawe wajya ukura amafaranga ahantu hamwe kuri konti z'abantu. Umuntu arabetinze, ukaba wakuraho amafaranga uyashyira kuri konti ya kampani gutyo gutyo, cyangwa ukayakura kuri konti ya kampani uyashyira kuri konti y'umuntu watsinze. Aha ngaha bagakomeza bakubwira ngo place and verify ticket and deliver exceptional customer services in fast-paced environment. Hano key responsibilities noneho harimo handle cash transactions accurately and responsibly. Aha ngaha ni nk'uko twabivugaga haruguru, cash transactions ni bimwe twavugaga byo kuba wakwakira amafaranga ndetse unayatanga, kandi ukabikora mu buryo bwiza bunogeye bosi wawe ndetse bunanogeye n'umukiriya uri guhereza iyo serivisi. Aha ngaha bakakubwira place, verify and validate betting ticket and other retail transactions. Aha ngaha ni ukuverifayinga amatike utanga cyangwa amatike uhabwa yo muri betting, aza retail transactions ndetse n'izindi transactions zose ushobora kuba wakoramo zitari ugutanga amatike no kwakira amafaranga gusa. Wenda hari ibindi ushobora kubwirwa byo kuba wakora nabyo ukabikora. Interacting professionally with customers and address their queries. Aha ngaha ni ukuba interact professionally, kuba ufite skills zo kuvugana n'abantu ndetse kuvugana n'abantu neza, customer with customers, kuvugana n'abantu neza ukabatega amatwi ukumva icyo bari kukubwira, icyo bari kugusaba, ndetse no gukemura ibibazo byabo. Address their queries, gukemura ibibazo byabo. Maintain a clear and organized workstation. Aha ngaha ubwo ni ukuba ushobora kugirira isuku cyangwa se gukora isuku ahantu ukorera, aho hantu mukorera. Assist team members as needed to ensure effective branch operations. Aha ngaha ni ukuba wafasha abantu mukorana aho ngaho, kuba needed to ensure efficient branch operations. Gufasha abantu mukorana aho ngo mbega ni nka teamwork,
kugira ngo ibikorwa mukorera kuri iyo branch yanyu bigende neza cyane ndetse binatange n'umusaruro. Noneho qualifications ibyo ugomba kuba wujuje, ugomba kuba ufite higher school diploma, eh, advanced level certificate, ubwo ni AD. Ahangaha ntabwo bigeze bashiraho ngo ni ku bantu n'ubundi bize accounting gusa, no. Ahangaha ahubwo buri muntu wese icyo yize ariko ufite icyo bita financial discipline, ahangaha wemerewe kuba wajya wadepoza kuri aka kazi. Bagakomeza bakubwira ngo basic computer skills are required. kuba ufite basic kuba ufite basic kuri computer, ibyo ngibyo birakenewe cyane. Hamwe ugera kuri keyboard ya computer ukandika atari ukumanza kujya gushakashaka. Ndetse niyo bwaba ari ubwa mbere ugiye kugera kuri mashini, wenda ntabwo ari ubwa mbere, benshi mwazigezeho ahantu mwagiye mwiga, mwagiye muzikoresha, ariko byibuze ukaba ufite basic skills, kuba uzi computer, kuyifunga, kuba wamenya ngo interineti ntabwo iriho kubera hari ahantu baba bakoresha wifi cyane, ukaba uzi gukonekitaho wifi, ukaba uzi kujya kuri Chrome kugira ibintu bimwe na bimwe utunganya mu mashini yawe. Ibyo ni byo bita basic computer skills. Ubwo ngabo bavuga ngo IT or computer service skills are plus. None uri IT, all customer services skills, ndetse ufite na customer services skills, ibyo ngibyo ngo ni nyongeramahirwe kuri application yawe. Proven experience in customer interaction, kuba watanga proof yuko um, ufite customer interaction skills, ibyo ngibyo ngo ni iby'ingenzi cyane. Wenda ushobora kuba warakoze ahantu runaka ugakuraho nka seritifika, wenda wakoze muri hoteli runaka ugakuraho nka seritifika yuko wahakoze aho hantu kandi wahakoze neza, ko wakiraga abakiriya neza. Ibyo ngibyo birafasha cyane, bifasha application yawe. Ahangaha bakakubwira ngo kuba uzi ikinyarwanda neza, fluent in Kinyarwanda, knowledge of additional languages is an advantage. Kuba uzi ikinyarwanda neza, ukivuga neza, ndetse no kuba hari izindi ndimi uvuga ngo ni iby'ingenzi cyane. Must be at least 18 years old. Hano ugomba kuba utari munsi y'imyaka 18, kubera ko murabizi abana bo muri ba under 18 nta nubwo bemerewe kubetinga. Ability to work flexible hours including weekends, holidays and evening. Kuba wemera gukora amasaha yose, harimo weekend, ibiruhuko, ndetse n'amasaha y'umugoroba. Ahangaha nabyo ugomba kuba ubyemera ko ugomba kubikora. Clear criminal record with no sentences to imprisonment for 6 months or more. Kuba udahamwa n'ibyaha runaka, ndetse ukaba utarafunzwe byibuze kuva ku mezi 6 kuzamura. Able to work crime under pressure and collaborate effectively in fast-paced environment. Hano kuba able to work crime under pressure, kuba utajya nko kuri pressure nyine mu gihe wenda hari nk'abantu bari kukubwira nabi, wenda nk'urugero umuntu ariwe amafaranga menshi, nimba ariwe amafaranga menshi akaza kuba ari kurekarama ibintu asakuza cyane, iga kumuturisha, ukolaboretingane nawe, umubwire ukuntu agomba kubigenza. Nyine ni ukumuturisha umuntu, nibyo bavugaga haruguru, kuba ufite interaction customer interaction, kwinterakitinga n'aba customers. Nimba umuntu mujya mwumva ngo muri beti hari abantu biyahura, kuba umuntu ariwe miliyoni ukaba wamufasha kwiyakira agataha neza nta kibazo afite, ahangaha nibyo bari kugusaba.
noneho required document zisabwa ni application letter hano tugufasha kuyandika nziza cyane. Eh, bakagusaba na seve nayo turagufasha kuyandika neza cyane. noneho hano bakagusaba copy of diploma or degree, kuba hano ufite diplome ya senior 6 cyangwa se level 5 cyangwa se ufite degree, ubwo ni ku bantu baba bachelors. Academic transcripts for the last 3 years, ubwo ni mu wa kane, mu wa gatanu no mu wa gatandatu, cyangwa se level 3, level 4 na level 5, izo report kuba zihari. As a professional certificate if available, kuba hari izindi certificate wagiye ukura ahantu hagiye hatandukanye mu gihe. Ngo icyitonderwa, honor shortlisted candidate will be conducted for interview, abazaba babaye selected bazahamagarwa kugira ngo bakore interview. Rero amakuru ni aya ngaya nari mbaboneye hafi. Nimba mwifuza ko tubafasha, mwatugana tukabafasha, namwe ibintu bikagenda neza. Sawa, mukomeze mugubwe neza, mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kuri channel y'abanyeshuri n'abantu bashaka akazi. Amahoro y'Imana bane namwe, bye. Niyo havamo views ijana zonyine, ariko nkabikora buri munsi.